niba utikunda abandi uzabakunda ibiki. Miss Elsa niwe twabonanaga, niwe unyohereza ama email y'ama events bafite, niwe umpa gahunda yo ngo reka mbaye ikaze mbifurize kugubwa neza. Njye nitwa Moses Iradukunda, ndimo connect ndi kumwe na Dr. Muganga w'amenyo Andre, murahazi kuri Dental Smile, murahazi kuri The Diamond Smile, nuko ubundi babivuga neza, The Diamond Dental Smile, The Diamond Smile Dental Clinic. Bega amazina Icyongereza wakize neza. Urasa neza cyane my doctor. Urakoze cyane. Meze neza? Meze neza. Ndishimye. Urishimye? Ngize amahirwe yo guhura nawe mu gihe uri gusangira n'abakozi bo muri The Diamond n'ubundi niho ukorera umunsi ku munsi, n'umunsi w'umurimo mwarimu mwizihiza, ariko numvishije hari isomo rikomeye wavuze ry'urukundo. Uravuga uti ibyo abantu bakora, ibyo abantu batekereza byose amategeko y'Imana, Imana yahiniye muri rimwe. Yego. Nibyo nuko wenda bigoranye kubyumva, ariko umuntu agenda abyumva ugendeye nko ku mibereho umuntu agenda ahura nayo buri munsi. Biragoye cyane ko umuntu agendera kuri principe nyinshi, sibyo? Uvuga ngo niba ukora mu kazi nzakoresha irihe banga kugira ngo akazi kanjye kagende neza, gatere imbere. Bamwe baravuga ngo nzakora cyane, abandi ngo nzabigenza gute. Buri wese abafite imitwe myinshi, ariko burya usanga ari ukwihenda. Ikintu rero maze kubona nk'uko nabikubwiraga, ibanga rya byose ni urukundo. Amategeko yo muri Bible tumaze kuyahabwa, nyuma yaho yaje guhinduka itegeko rimwe ry'urukundo. Bivuga ngo kubahiriza ya mategeko, iyo ufite urukundo urayubahiriza ku buryo bworoshye. Akazi kawe nugakora neza ugashyiramo urukundo, nta nubwo uzigera ubaza uko ubikora, kuko ikintu ukunda buryo ugikora neza. Iryo banga, ibintu byabyo, imibereho, kubaho utarwaye, kubaho uri muzima, kubaho wishimye, byose ibanga ryabyo ni urukundo. Kandi aho ngaho ho haranajimije cyane. Ntabwo ari urukundo ukunda abandi, ni urukundo wikunda ubwawe, kuko ijambo gukunda bibanziriza kuri wowe. No muri Bibiliya birimo nyine, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda ubwawe. Bivuga ngo ntabwo wakunda mugenzi wawe utikunda, kubera ko utamenya ibyo ukunda. Si byose? Cyane. Iyi ntiwikunda. Niba utikunda abandi uzabakunda ibiki? Biragoye. Bro, ntago nkunda kukubona ubundi wambaye gutya. Ubundi uri umuntu ukunda kwigaragara, wambaye ikabutura, wambaye inkweto zifunguye, kugira ngo nzakubone mu ikote. Ni gake cyane, nawe ushobora kuba uri umwe mu bantu. Gake cyane, nibyo uravugisha ukuri. Ubundi umwenda nkunda ni umwenda unyoroheye, umwenda umpa amahoro. Kubeshya ni kubi, kwambara ikote, kwifunga na cravate biraremereye cyane mani, biraremereye ku buryo uba wumva mbega wihambiriye udahumeka. Kandi nyine nkuko navuze, nge nikundira amahoro, nkunda kwishima. Ariko uyu munsi byo wari umunsi wo kwizihiza, kuko ndi umukozi. Urabona twahuye n'abantu twese dukorana muri Diamond kugira ngo tubashe kugira icyo tumarira Abanyarwanda. Noneho umuyobozi utuyobora nyine aravuga ati kandi muzabe mwabukeye. Urumva rero nkanjye nyine nk'umuyobozi wabo ntabwo ari igihe bari gutangwa. Ubwo nanjye ndeba mu kabati nkuramo agakote kari karimo kagiye gusaziramo, nanjye ngateramo kugira ngo mbe ngaragara neza, ni celebrity. Ayo mukobwa wawe rero ukuntu yakongera kari kwambika ariko rirakubereye cyane kabisa. Nanyuze bijisho nawe gati uyu munsi wari wabukeye. Urakoze bro. Ubundi buriya
kwishima ni akantu gatoya cyane ariko gaharanirwa. Ubona nk'uko nabivuze natangiye ndi umuntu umwe sibyo nkora nirukanka hirya no hino ndi umuntu umwe, ariko uyu munsi noneho urumva ndi imbere y'abantu 11 kandi bafite umuryango ufite nakishima cyakora noneho mu gihe gito kitari kinini kabisa. Imyaka 2 ntabwo iruzura. Abahazi baza ahantu hanini cyane kabisa. Hari ahantu wavuze ngo ko njye nakurikibwa n'ibyo ndagenda nkubaza, wavuze ngo nubwo nasangiraga n'ababosi nabaga nifuza kuzicara kuri uriya mwanya. Ibyo bintu rero ntago ari jyewe wabivuze, ibintu byavuzwe n'umusaza wacu, byavuzwe na nyakubahwa perezida wa repubulika. Umunsi yavugaga ikintu bita high table d'honneur. Urumva hari ukuntu nyine ujya ahantu babatumiye bagiye kubakira, ukabona abantu bicaye hariya nyine kuri high table, ukavuga uti kuki njye nticaye hariya? Ese ubundi birasaba iki kugira ngo nicare hariya? harabura iki? Ugasanga rero iyo witekerezaho nanone nk'uko bitugiramo inama, hari ukuntu ugenda uganayo. Rero ntabwo nabihisha, narabyifuzaga rwose. None nabigezeho nsigaye nicara kuri table d'honneur ngafata ijambo rya nyuma. Cyakora kimwe mu bintu nakunze ni ukuntu abantu mukorana nyine ni famiye cyane kurusha uko ari akazi. Uyu munsi ukavuga uti tuzasohoke twicara ahantu twese dusangire. Hari abantu batarumva iyo filozofi yo kuvuga ngo umutoya yicarane n'umukuru, umuyobozi yicarane n'umukozi we, basangire baganire bungurana ibitekerezo. Nabo ni abantu nabonye wahereye kuvuga uti nukora isuku hano nawe afite agaciro gakomeye, kuko kimwe mu byo dushimirwa cyane ni isuku. Ni filozofi imeze gute? Ni iki cyagusunikaga cyane kivuga ngo genda usangire n'aba bantu guhera ku muto kugera ku mukuru? Ubundi reka wenda ngo nk'agastori gatoya kambayeho. Ahantu mperuka gukora abantu bansuhuzaga, abantu twahuraga mu gitondo. Uwa mbere yari umusekirite, wa kabiri yari umukirina. Abo bantu muri kampani akenshi navuga ko aribo baba bari ku rwego rwo hasi, ariko iyo ugiye muri filozofi usanga ari wo mutima wa ya kampani. Kuko umusekirite ararinda, abarinzi ibyo bintu. Umukirina niwe uhakora isuku. Noneho njyewe systeme yo kwa muganga ndayizi, buriya ntafite umukirina mwiza ntabwo navura ngo bakire. Tuvuge atazi koza ibikoresho, akabyoza nabe, akabikora uko ashaka, uwo nazajya mbikozaho wese yajya arwara. Ahantu mvurira iyo hasa neza abantu bakahishimira, ntabwo ari byo wahakoze, niwe. Nese ubwo urumva mu by'ukuri umuntu ufitiye agaciro atari umukirina cyane kabisa. Rero burya n'abantu menya cyangwa se namenyaga iyo najyaga gukora ahantu runaka nabo naheragaho. Noneho rero nashaka kukubwira rero ni nk'impamvu yatumye ntabwo ari jye wise umurasta, ntabwo ari jye byavuyeho. Aho hantu nakoraga nibo banyise rasta, kandi nta dread nagiraga. Nari mfite umusatsi mwinshi. Noneho nza kubaza umwe mu bakirina, ariko se kuki umuntu utarasta, kuki mwambatije rasta? Arangije arambwira ngo hano n'iyi kampani ni wowe udusuhuza mu gitondo kandi ukadusuhuza mu mazina yacu. Ibyo bintu nta wundi muntu wabikora usibye umurasta. Uwo mutima numva ndababaye byatari, ndavuga ni kweri n'abantu bari aha ngaha bose icyo kintu cyoroshye gutyo gishoborwa n'umurasta kweri? Nuko rero birakamana. Nuko rero nyine natangiye kuvuga ngo nubwo amahame cyane ya kirasta ntayazi, ariko ntekereza ko kuba rasta ntabwo ari ukugira dread, kuba rasta ntabwo ari ukubigaragaza cyangwa kubivuga. Kuba rasta ni umutima wanjye ukunda abantu. Inkunda abantu nacyo mparanira, ni nabwo butunzi mfite abantu. Ko harimo n'abahita babihuza bati kuba rasta ntunywe urumogi, ntunywe itabi, ntunywe inzoga, ntibyaburana cyane. Yego babivuga uko bashaka, ariko ni ya sosiyete tubamo, sibyo?
n'ubundi hari umunyamakuru nkunda uherutse kubivuga yitwa nde ntanamuvuga kubera ko ibintu yavuze narabyumvishe avuga ngo umuntu nibamubona umukobwa afite ka tatuwaje bazamwita indaya niba mubona yambaye akenda keza gatoya kamubereye aba indaya niba hura n'umuntu w'umusore wifitiye amadredi ukunda guhumura neza ni umutabaruka na kenisi ni kenisi kabisa bazamugira umutinganyi urumva rero ibyo ngibyo ubigendeyeho nta kintu bazageraho rero buriya nkenera kuba jyewe ngaharanira no kwishima iby'abandi biza nyuma kuko ntibanje jyewe ntabwo nabona icyo nkorera abandi ibyo rero biramfasha cyane bikamfasha bikanyubaka umunsi ku wundi kugira ngo ntere imbere yego ubwo mbere yuko tuza kuza kuvuga kuri ya smile ya Cristiano wari wambwiye wanyoherereje nayibonye numara wandi nidura nzayikubazaho ariko mbere yaho ngaho uri umwe mu baterankunga bakomeye ba Miss Rwanda yahuye n'ibibazo bikomeye muri iki gihe Dr. abakobwa b'inshuti zawe bari abakobwa bavuraga ba inshuti zawe wagerageje kubaganiriza se byari byose byari ibintu bikomeye nk'amajwi avuga kuri Elsa mwe mu wavuraga n'ubushize twarimo tumuvugaho uri kumbwira uti namukorera touch gusa wagerageje kubaganiriza ko ntekereza ko nibo bantu ba mbere bari mu bihe bikomeye byemba muri social media ndabizi ukuntu umuntu iyo bamuvuze hashya yego nibyo ariko buriya hari ubundi jyewe ndibaza nkunda kwibaza nkunda kwiganiriza buriya uyu munsi ntago nakubwira ngo Miss Rwanda nka company ubwayo yagize ikibazo wagize ikibazo n'umuyobozi wayo kereka numbwira ngo ikivuga Miss Rwanda kivuga ishimwe rye sibyo sibyo se Miss Rwanda yari company apart uriya mugabo wagize ikibazo nk'uko undi mugabo yagira ikibazo niwe wari CEO sibyo se none se ubu ngubu ko honorable Bamporiki bamuhagaritse ministeri yakoragamo yose ifite akaga oya iri no gukora umunsi ku munsi ahubwo unatekereza ko noneho ahubwo company ya Miss Rwanda ariko yabiri gukora kuko nidakora irarangiye yego harabavuze ngo irarangiye ariko nidakora ubu ngubu bikaba yikubise hasi ubwo turahita duhamya ijambo rya wa mukobwa wa Miss yavuze ngo kara karima ibintu ngecyo yavuze ati nta karima ka Prince Kid ni ukuvuga ngo rero kugira ngo ibyo bintu bitabaho nuko bari bukomeze gukora nibihagarara biraba bihamijwe ko byarakarima ariko ntago ariko mbitekereza daire nanakubwira ko mu bantu twadirinze Prince Kid twabonanye tugitangira ibintu byo kumvikana uko twakorana ubundi twadiringaga n'umuyobozi wa partnership yari Miss Elsa niwe twabonanaga niwe unyohereza ama email y'ama events bafite niwe umpa gahunda yo ngombaga kujya kwigisha ugoronga hamya ko nyine uko umugabo wagize ibibazo ntagagwana n'ibyo yakoze kereka yarabyubatse nabi noneho ubwo rero icyo nakuvugaho ntabwo biriya nabyita akaga kereka badakomeye kuko mu gihe ubutabera butarabihamya ibyo bintu bifata ntabwo bitabaho yego amagambo aravugwa cyane abantu bakavuga byinshi ari amajwi twarayumvishe twese ariko se ni twebwe bo guca izo manza cyangwa hari ababishinzwe tugomba no kugirira icyizere noneho tukabahanga amaso bakazaduha kuri nyako akobwa hari ubwigeze ubona umwanya wo kubavugisha wenda oya ntabwo ndabavugisha ubundi nta nubwo tuvugana cyane urumva kireka uwo tuvugana ntugize ikibazo akaza gushaka ubufasha iwacu sibyo ariko ubundi akenshi uwo twagakunze kubonana ni Miss Photogenique kubera ko abasa nkaho duhagarariye hanze niwe duhura cyane abandi rwose baza parokaje
baterankunga bavuzwemo hari amajwi yasohotse nawe bavuga abaterankunga nkibaza nti dogiteri niduhora nzamubaza nti ku gice cy'abaterankunga mwe mwabyumvisha mute mwabyakiriye mute ubundi buriya jewe nabyaye abakobwa mfite abakobwa babiri bakuru noneho buri muntu wese wabyaye abakobwa ubundi yakagombye kuba papa w'abakobwa ari nacyo gishobora kugabanya guhohotera abakobwa kuko iyo ubyaye umukobwa wawe hari ibintu bumwifuriza ntabwo uba wifuza ko hari umuntu wamugirira nabi uba wifuza ko yakaguka uramushyigikira mu buryo bumwe ubwo ari bwo bwose jewe rero biramutse ari byo nk'umuntu wabyaye abakobwa ntabwo nabishyigikira ariko kandi niba atari byo nifuza ko ubutabera bugaragaza ukuri kugira ngo uriya mushinga utangirika uriya mushinga wafasha abakobwa neza ukabaha ijambo bakagira aho bava n'aho bagera sibyo ubwo rero haramutse harimo ibindi bitari ukuri nabyo bigaragaye byafasha abana b'abakobwa niki reka mvuge ngo niki kuri dogiteri Leandre yigiye muri zisaga ebyiri hari saga ebyiri urumva habanje Miss Rwanda ubu ngubu ni bamora iki kuri Twitter kuri Instagram kuri YouTube inkuru nyinshi cyane nabo bantu bari kuvugwamo nahe masomo yibanze wigiyemo ubundi nk'umuntu w'umugabo rero sibyo abagabo bafatana no mu iki gihugu dufite umugabo uturuta kandi tugira inama burya perezida wacu ntago avuga ibintu byinshi niyo yavuze ibintu bihagije ariko nawe afite ukuntu agira gutya akabihinduramo ijambo rimwe ijambo akunze kudutoza ni ikintu bita discipline ziriya saga zose rero ngewe nkuramo discipline self discipline kwiyubaha kwiha agaciro gukora ibyo nshinzwe kubikunda umva kwirinda guhemuka mu buryo ubwo ari bwo bwose kubera iki kubera ko biragoye kandi biranababaje nyine kuba wabonaga umuntu uri hariya ariko mu gakosa kamwe gusa akabagiye hariya biriya bintu byakorerwa birashoboka no kuri Twitter nabonye sinzi niba ari ya perezida wacu asubiza abantu icyavuga ko niye kabisa ntiyabivuzemo se hari ukutongera ntawe udakosa ariko ukosa rimwe ugakosa kabiri ugakosa na gatatu ni ikibazo urumva rero jewe kuba umugabo biraharirwa reka nkubwire akantu nkura kuri data ajya kwitaba Imana yarambwiye ngo abagabo ntago bakurira imyaka imwe hari umugabo uzahura nawe afite imyaka 20 mwaganira ukumva afite ibitekerezo by'abagabo bakuze byubaka hari n'umugabo muzahura afite imyaka 50 mwaganira ukumva afite ibitekerezo by'abana b'imyaka 15 ubwo rero ahita ambwira ati rero ni wowe kubireba niba kuva uyu munsi utangiye gukura nukura hakiri kare bizakugirira akamaro nutegereza gukura ushaje nta musaruro uzavana ubwo rero kuva icyo gihe niga gukura buri munsi mbega kugira ngo ube umugabo mozi birakorerwa kandi ntago ari umurimo woroshye kugira ngo uve mu makosa ujye ku murongo ni ibintu umuntu akora bikaba nk'ihame mu buzima bikajyamo kuko iyo utabishyizemo uracikwa simpamya ko n'abariya baba babikoze babigendereye habamo gucikwa kubera ko hari ikintu wibagiwe utiteyemo ariko ikintu kigize principe ngenderwaho icyo kintu biragoye ko ushobora kukirengaho hari aho twari tugeze tumaze kuvuga kuri ibyo ngibyo izo saga icyo zakwigishije none ndagira ngo tuvuge gatoya kuri ya smile ya Cristiano hari n'akantu kamwe k'ubwenge wahoze umbwira uti umuntu nakora ibyiza azarama ngo abirye nakora n'ibibazo ahita akenyuka cyane ubu ngubu ibintu byateye imbere surtout mu bijyanye n'ubuzima gute mu nzego nyinshi wenda tuvuge ku rwego rwacu rw'ubuvuzi bw'amenyo uyu munsi ubishaka nta mpamvu yo kugira inseko mbi wayigura
iragurwa. nko guseka neza nabigura ngahe nkajya nseka nka Cristiano? Bo biterwa no mu mufuka wawe, kuko bariya ni abasitari, ushobora gusanga nk'iriya nseko yarayiguze nk'ibihumbi 50 by'amadolari, sibyo? Ariko bibaho ko ubundi iyo bidakabije, iyo nta bindi byashyizemo, buriya kugira ngo ukore iriya nseko byibuze byagutwara 5,000 by'amadolari. Ese Dr. mbwira gake, nuhoze numva ejo bundi abantu bavuga bati mwitegereze Miss Jolie yiteye tatuwaje mu kanwa. Bibaho ibyo bintu, bibaho ntibyangize, ntibigire ikibazo? Nta kibazo, ishinya bibaho cyane, biranakorwa nko mu Buhinde barabikora, muri za Senegal, ibintu byo guhindura ishinya. Iriya koko se n'ingurano? Ntago mbizi, ntago ndayireba neza, ntago ndamwitegereza, ariko wenda mwitegereje duhuye nkareba nabasha kumenya byari byo, ariko kuri yameze, usibye nanjye mbyumva nk'uko babivuga, ariko ntago nditegereza kuko ngo ndebe ko ari ingurano. Iterambere ryageze kure, ishinya itukura ubu nta muntu ukijya. Reka icyo ushaka cyose guhindura ku mubiri wawe ushobora kugikora. Ushobora kuba uri munini cyane ukagenda bakakubaga bakakugira muto, ushobora kuba uri muto cyane ukagenda bakakubaga bakakugira. Ese ngo hari abantu bikurisha amenyo bagashyiramo ya zahabu yose ukayakuramo, ibigira ingaruka? Ntago ntekereza ko hari umuganga wagukura iryinyo rizima. Kugira ngo ugire amenyo ya zahabu ntibisaba gukura amenyo. Ushobora no kuba ba bantu mujya mubona nk'abasitari bafite amenyo ya zahabu, burya kenshi ntago aba ari iryinyo rya zahabu, hari igihe aba ari nk'akantu kameze nka jacket, iyo bita gold jacket, afata akambika amenyo ye kagahita kamera nyine nk'amenyo, kuko n'ubundi kaba karakorewe ku menyo. Ariko burya kenshi uzareba uyu munsi ubona ayafite, ejo ukabona ntayo, ubwo ni ukuvuga ko ari n'umurimbo. Donc ubuvuzi bw'amenyo uyu munsi buri ku rwego, none bashobora gukora n'imirimbo yo mu kanwa. Ibyo twe tugezeho twebwe natwe twabikora hano iwacu natwe twabikora, tugezeho kabisa muri clinique yawe. Yego, umurimbo twawukora, ariko ikibazo kiracyari igiciro. Ibiciro biri hejuru. Urumva nyine ni umurimbo urahenda, bagomba kubimenya. Kwivuza ushaka gusa neza birahenda kurusha kwivuza urwaye kugira ngo ukire. Yego, nimero ndayishyiraho, umuntu ushaka randevu azayifata nimero aho ngaho ku kiganiro, aho ngaho iyo nimero nyine uri kubona niyo umuntu afatiraho randevu. So reka umbwira gatoya, kuki wambwiye uti umuntu uzakora ibyiza azaramba ngo abirye, ariko uzakora ibibi azakenya? Erega ni ibintu biriho. Umufaransa yaravuze ngo tout se paie ici bas, bivuze ngo byose byishyurirwa hano ku isi. Nta muntu n'uyu n'umwe ujya ujyana ideni, ntago bibaho. Niba warakoze ibyiza, trust me, uzabaho kugira ngo usarure imbuto za bya byiza. Niba warakoze ibibi, uzabaho kugira ngo bya bibi wakoze nabyo bikunangure. Ubwo rero nk'uko Imana yaturemanye guhitamo icyiza n'ikibi, ubwo noneho ni wowe wo guhitamo kwibanga n'iryo. Yego, ibyo ni ukuri. Wakoze cyane, wakoze kutuganiriza mu kazi kenshi wari ufite muri dine yo gusangira n'abakozi, nabonye n'umukozi w'umwaka. Wakoze cyane. Ubwo ngubwo naho ubutaha urakoze. Reka turangize twibutsa, ubundi ngewe inzozi nini mfite iruta izindi, ntago ari yo kugwiza, ntago ari yo gutunga no kuremera. Oya, ngewe mfite inzozi nini y'uko abanyarwanda bose bamenya amakuru ya nyayo y'isuku yo mu kanwa. Reka rero dusoze twongera kwibutsa abantu ko mu kanwa hatarwara, hakarwara iyo utahitayeho. Bikaba byakabaye nk'ihame ko buri gihe uko umuntu arangije kurya yakagombye koza amenyo. Ariko kiraziririzwa, mbisubiremo, ntibyagakwiye ko umuntu aryama atogeje mu kanwa. Ubwo rero tuzabivuga nyine ngo nk'uwigisha amatabaro, kuko urabizi
kwigisha amatabaro ni uguhozaho guhozaho. ubwo rero mukomeze mugerageze kandi koko biragoye kugira ngo ukore ikintu cyishyiremo utarakimenyereye ariko birashoboka. rero abanyarwanda mwese mukire uburwayi bwo mu kanwa, tuba igihugu kirangwa n'isuku ubwacyo nk'igihugu, ariko kandi tube n'abanyarwanda bafite isuku yo mu kanwa. Yego, wakoze cyane.